twatumenyereye ko wenda abantu bakunda gushaka abagore benshi ari abagabo wenda akaba n'abayisilamu nyine ni igitangaza cyabaye kuko amaze gushaka abo bagabo kandi bose bakiriho cyeka hapfuyemo umwe none rero igitangaza nuko ashatse abo bagabo bose bagihari none ubwo ni bangahe kandi nyuma ye hari abandi bana nyuma hari abandi bana jewe ejo bundi hari umugore wavuye mu rugo arambwira ati jewe umugabo wanjye twarashwanye baranamufunga atari ko twaratandukanye atari kubu nashatse undi mugabo ati nawe yantaye ati nashatse undi no kuvuga ngo uyu nguyu nuko atari umusitari Mutesi rero si wo wa mbere hari n'abandi benshi batazwi ariko reka tureke na Mutesi n'abapasiteri bandi twavuga ko n'umupasiteri hari n'abapasiteri bandi no mu bamuvuga nabo barimo irihe rero ihurizo Mutesi afite nuko Ferdinand ngiye mfite ubwoba ko bazabana nk'amezi 3 nibwo bwoba mfite kubera iki amezi 3 gusa nibwo bwoba mfite kubera iki kuki ufite ubwo bwoba ariko kandi uyu munsi wenda kuba wenyine byamunaniye kubera wenda karakteri y'umubiri by'abantu ntabwo bagira umubiri umwe asaba magani nese agiye gusambana ari pastor nese nyine kamubwire buriya kamubwiza ukuri ntihazagira umuntu ukubeshya umugore wariye afite amafaranga aba mu nzu nziza yoga amazi ashyushye anakonje akayavanga wanyweye ji wanyweye amata wariye ifiriti muvandimwe umubiri uri gukora neza nigeze kuganira n'umugore w'umusirikare ariko abagore b'abasirikare bose bihanganira ntago ari bamwe bose ntago ari bamwe wenyine uko ari wabivuze yavuga ati pase twebwe abagore b'abasirikare turasambana ariko abagore b'abasirikare bose ntago basambana ariko yarambwiye ati impamvu mubona tuba twambaye utuntu tugufi ati pasiteri nawe byibaze ati umuntu agiye muri misiyo ngiye nsigaye ahangaha ati si ubwo urambwira umwaka uko utegereza umwaka ngiye nzabivamo agaho kari ku wundi karahandurika buriya abamuvuga ni ba bandi reka twe gubishyigikira cyane ntabwo mbishyigikiye yego ntabwo dushyigikiye ko umuntu ashaka abagabo benshi ntabwo tuvuga ngo ashaka abagabo benshi ahubwo ihanganire mu rugo urimo rwihanganiremo nimure ko bavuga ko Mutesi yanze Rugano ni ukuri Rugano niwe ataye Mutesi seriously nzabaha amajwi se ubutaha tuzakora ikiganiro ariko bajya bavuga ko na Mutesi muziranye bihanga mbaha amajwi ya Rugano amusaba n'imbabazi ashaka kugaruka mu rugo se nuko kwihangana ntago gushoboye kuba wenyine ntabyo ashoboye ureye kugira ngo yirirwa afata wenda abagabo 1 2 3 4 5 numvise umugore wa Jumongo ni bari Jumongo umwe ngo babanaga niba ngo ari inde umwe babanaga ngo babanaga ngo yitwa Sandrine ngo icyatumye ngo amwemera we ngo yanze ko ajya kujarajara kandi nango yari umupasiteri ahari ngo afite icyumba cy'amasengesho agenze banje ako barabaroga ariko gusa nyine Mutesi bagiye guhura n'ihurizo ry'umupasiteri uzamusezeranya kuye wese nturi umupasiteri nawe uzamusezeranya yes reka nanjye mbasuhuza mwese badukurikiye ni byagaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kuba natwe umwanya nk'uyu nguyu ndabasuhuje kandi mbashimira kuba mwarahisemo iyi channel ushobora kudukurikira hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda nk'i Burundi tufite abakunzi benshi cyane reka tubasuhuze kandi tubifuze kugubwa neza abari muri diaspora zitandukanye yaba hano ku mugabane wa Afrika i Burayi Amerika Australia Canada hose Nyagasani akomeza abane namwe ndi kuri mwe na Pastor Nshimiye kuri kamera ndishimiye ko njya kuba nawe Pastor amahoro y'Imana abane namwe urakomeye ndakomeye ndabona ndashima Imana kuko umuntu akubwira abantu ngo iyo ubyutse mu gitondo yego ukabona burakeye shima Imana kuko impamvu ni nuko hari abapfuye hari abarwayi hari abaryamye babyuka ari impumyi hari ababyutse basanga amaboko yaremaye hari abari kuribwa mu nda hari barimo guhumeka umwuka w'umugurano w'umukorano so rero niba ugihumeka umwuka wawe ihangane birashoboka ko waba urwaye uyu munsi ariko ejo bizemera kandi mujye uvuga ngo uyu munsi bishobora kuba bitameze neza ariko ejo bigakunda ejo bikamera neza rero humura nubwo uyu munsi byanze ejo bizakunda uyu munsi wakennye ejo uzakira ako kantu utangirijeho ngo niba ubyutse uri muzima kwe gushimira Imana kuko hari abatambutse hari igihe umuntu aba ari mu byisi avuga ati nzihana ejo nubwo nzajya kwihana
uriya muntu ubundi we yizeye ko ejo hazagera. ariko ikibazo buriya Imana igira imbabazi. Buriya niba ari ikintu gikomeye Imana igira imbabazi. Njyewe numvise ijambo ry'Imana nakoraga ahantu kandi hatanyuma ko bananakizwa, njyumva muri 1998 izwa muri 2001. So bishatse kuvuga ko ijambo ry'Imana ryo iyo ryumvise ugenda ukizwa, ariko hano uvuga ngo akizwe akavuga ngo inkono ye nirashya, ubwo igihe izahira rero sinkizi. Ikibi nuko Imana yavuga uyu munsi, Imana yakuvuga rero cyangwa se itaravuga nuko urupfu rwaza. Ariko buriya ari ikintu kimwe, buriya agakiza abantu bakitiranya wenda no gusenga biratandukanye. Agakiza no gusenga biratandukanye. Kare birahabanye kure. Bitandukanye gute rero? Agakiza se gisambo ku musaraba kigeze gisenga, ariko cyese kibona agakiza. Gisambo ku musaraba ni cyasenze, ni cyataza amaturo, nta cyacumi kigeze gitanga, nta bwitange, nta cyuma na kimwe, ahubwo cyari kivuye kwica abantu, nta nubwo cyabatijwe. Ariko agakiza ako kanya cyangwa ngo Uwiteka jewe ndakwemeye uri papa, nkutere n'isaruti nisame mbabarira gusa. Yesu arakireba, jewe cyaramubwiye ati dore wowe uvuye kwiba, jewe mvuye kwiba, jewe wowe uri kuzira ubusa, jewe ni n'igisambo rubebe, ibyaha byanjye dore ngibi nibihamya ndabifite. Ariko cyo ngusaba nugera mu bwami nugerayo unyibuke iryo jambo rimwe gusa. Ati ndakubwiza ukuri mu kanya. Ariko reka mbwire Evo, wambaye ibyo kwihana, bura waruzi ko umuntu nk'imodoka cyangwa moto igiye kugonga nk'umuntu akavuga ijambo rimwe gusa ngo Mana mbabarira, ibyo nakoze byonyine gusa ikamukubita agahita apfa. Agezeyo none hagiye ubipinga, hagiye ubipinga, tuze kubaza nawe ko yabibonye turebe. Nta wabipinga nuko nguko, kuko biravuze ngo ni watuza akanwa kawe ko Yesu ari umwami uzakizwa. Point entre. Hari ikiganiro nigeze gukora kera hashize nk'imyaka 4 cyangwa 5 ku mwana w'umukobwa wari yahuye hera kwa Makuza. None nza kubaza umupasiteri wamushyinguye, ndamubaza se ko amadini menshi avuga ko iyo umuntu yiyahuye ubundi nta mihango bigomba gukorwa, reka mvuge ngo yo kwezwa, niko ubundi abantu basa nkaho uriya munsi bawufata nkaho uriya muntu barimo kumusengera kugira ngo Imana imubabarire. Ntikundi uyu muntu wiyahuye bamufata nk'igicibwa n'iki kuki wowe wahisemo kwemera kujya gukora isengesho cyo kumushyingura. Yaransubije ngo ntago nzi cyabaye hagati yo kumanuka no kugera ku butaka, sinzi cyabaye hagati ye n'Imana. Nabwirwa n'iki hagati aho ngaho nyine. Urumva uriya mupasiteri yagushubije neza cyane. Buriya hari igihe imihango y'idini rimwe na rimwe yica abantu mu mutwe, ariko agakiza bagataye inyuma. Ni nabyo byeze uyu munsi, nuko imihango y'idini yamaze gufata abantu ibica mu bwonko. Buriya umuntu hagati yo guhanuka hejuru ku etaje no kugera hasi hari icyabayemo. Icyo kintu cyabayemo nta muntu ukizi usibye uwapfuye n'Imana. Icya kabiri, abo dushingura bose baba ari abapasiteri, usibye ibyo tureba, sibyo tureba n'amaso, ariko ibyo utareba nibyo byinshi. Usevo aho naraye urahazi, nubwo turi inshuti kandi kuri kamera, ibyo nakoze ejo se urabizi? Ibyo nakoze nijoro se, ibyo nakoze nijoro se byo urabizi? Aho niho kenshi usanga abanyamadini baje gushingura umuntu bakamutanya n'ubuhamya, ariko batazi ubuhamya afite. Nuko yasengaga, ariko nyamara yari n'umuruzi, yari n'umwicanyi, yari n'umugome. Buriya hari ibyaha tubona ngo ubusambanyi, ngo kunywa inzoga, ariko abantu bakibagira amatiku n'amacabiranya bafite mu nsengero. Ayo niyo mabi rero, kuko yavuga ngo uwanga mwene se wese niki, ntago ari umurozi, n'umwicanyi. Ubwo rero umuntu wese unyumva nahita bara abantu yanze. Ubwo wisha abantu niba ari 6 niba ari 10 uri umugome. Imana ikubona amaraso y'abantu 7. Umbese umeze nk'akazungu. Oya nawe bishyize ku rundi rwego. Ntabwo nkubeshya, of course buriya niko Bibiliya ivuga. Kuko kazungu we azabazwa urwo mu isi, ariko buriya kazungu ashobora kujya muri gereza agakizwa. Gereza ikamukatira burundu y'umwihariko, Imana ikamukatira kwezwa kw'iteka ryose. Urumva ibintu by'Imana bikuntu bitandukanye. Yego.
ibintu by'Imana byo bamugani biba ari amayobera. Reka Okay, twigarukire. reka tuvuge urugero. Aha. Cyangwa sinzi icyo wagiye kumbaza. Nanjye kukubaza nti nko kuri iyi minsi hari ibintu biri kuri iyi mihanda. Hari umuntu turimo gucira imanza cyane witwa Pastor Mutesi. Urugo rwe bavuga ko ngo niba rwa gatanu, niba rwa gatatu, niba rwa kane simbiza, ariko cyose cyo ziri hejuru y'eshatu. Ariko tukamucira imanza. Uriya muntu ntiwasanga azanadutanga ijuru niba ari uko bimeze. Buriya iyo turi hano mu isi tureba nyine ibigaragara. Physically tukabireba. Tukabireba ko buriya ari ibintu, reka mvuge muri rusange. Yego. Bambabarire nifashe iki kintu nivuge muri en general. Donc nukuvuga ko buriya kenshi niba abantu bihangana kuruta abandi bose n'abagore bakunda kwihangana. Buriya tuvuge nk'iyo umuntu apfuye wenda agapfakara, umugabo wapfakaye agapfusha umugore, abagabo benshi la majorite umara umwaka atarashaka aba ari umurame. Aba ari umurame rwose. Umara umwaka atarashaka aba ari umurame. Hanyuma abayihanganye mbega abayihanganye okay, barahari ariko ni 5%. Bashobora no kuvuga ati twebwe turabiretse. Ni 5%. Akabereka burundu se. 5%. Hanyuma umugore we impamvu resista nuko kenshi iyo umugore apfakaye abagore benshi barihangana nabo 95% barihangana. Noneho 5% nabo harimo batihangana ariko umva ni bakeya. Arimo rero wenda wagiye kumbaza kuri Pastor Mutesi. Nabonye ibinyamakuru byinshi byafashe ijambo ko Mutesi yashatse kandi koko yashatse. Kuri wasezeranye mu mategeko. Yashatse wasezeranye mu mategeko byarangiye. Ubundi mu Rwanda twatumenyereye ko wenda abantu bakunda gushaka abagore benshi ari abagabo. Wenda akabana abayisilamu. Sibyo? Ariko nabwo abagabo. Ubwo rero impamvu nyine ni igitangaza cyabaye kuko amaze gushaka abo bagabo kandi bose bakiriho cyeka hapfuye mu umwe. Rusagara. Abandi baracyahari. None rero igitangaza nuko ashatse abo bagabo bose bagihari. Nicyo gitangaza cyabaye. Ariko kandi buriya reka nkubwire Evode, umuntu wese agira amarangamutima ye. Je amarangamutima ya Mutesi si amarangamutima ya Louise uri kunyumva. Amarangamutima yawe si amarangamutima yanjye. Yego. Umuntu wese agira amarangamutima ye. Gusa wenda kiba kiriho burano ureba se. Iyo Mutesi ataza kuba ari umupasiteri cyangwa se umuntu wamenyekanye kuri YouTube, nta muntu ari kumumenya. Ntawe ari kubivuga. Nta n'uwari ari kubimenya kuko barahari benshi nabo bashaka. Ibyo. Barahari benshi. Swara umuntu ugeze kumubuhamya ukuntu avuka ari umwana wa 5 kandi ku mugabo wa 5 wa nyina. None of course. None ubwo ndi bangahe? Kandi nyuma ye hari abandi bana. Nyuma ya abandi bana. Jewe ejo ndari umugore bavuye mu rugo. Harambwe ati jewe umugabo wanjye twarashwanye baranamufunga atari ko twaratandukanye. Atari kubu nashatse undi mugabo. Ati nawe yantaye. Ati nashatse undi. No kubago uyu nguyu nuko atari umusitari. Mutesi rero si wa mbere, hari n'abandi benshi batazwi babikora. Yego. Barahari babikora. Ariko reka tureka na Mutesi. N'abapasiteri bandi twamuha ko n'umupasiteri. Hari n'abapasiteri bandi no mu bamuvuga nabo barimo. Mu bamuvuga. Baba pasiteri kandi nabo barimo. Badafite umugore umwe, bafite 2, 3, 4. Wenda bo mwibanga ariko baba bafite. Bo mwibanga ariko barahari.
nuko wenda abo bagore batagaragara cyane ariko barahari muba muvuga mutese donc ubu nureba ubu turamutse duhamagaye nko muri Kigali tukavuga nko muri stade wenda Amahoro tukavuga ngo abagabo batuye muri Kigali hari igikombe cyangwa se igihembo cya miliyoni 3 cyangwa 5 turashaka abagabo babanye n'abagore babo gusa nta wundi muntu urakandagiraho dushaka wenda abagabo 3,000 muri Kigali sha evo haza bake wazamo batarajya handi inyuma y'urugo rw'undi muntu haza bake kandi tuvuga ko abantu benshi buzuye muri Kigali babagabo ariko baza ari bake duhamagaye n'abagore nawe tukabwira ngo mwabagore mwe mutaraca inyuma abagabo banyu si uko badahari barahari munyumve neza nabo baza bake dushakamo 3,000 nabo baza bake kuko wenda abagore bakunda kuresista bo hazana benshi abake nibo basigara inyuma kuko abagore bagira resistance nyinshi hanyuma tugaruke kuri Mutesi rero buriya muri kamere ye ashobora kuba afite umutima we no kutemera kuba wenyine ahubwo cyo namusaba ni kimwe icyo musaba ni kimwe uyu munsi ni naryo hurizo afite irihe rero ihurizo Mutesi afite nuko Ferdinand ngiye mfite ubwoba ko bazabana nk'amezi 3 nibwo bwoba mfite kubera iki amezi 3 gusa nibwo bwoba mfite kubera iki kuki ufite ubwo bwoba se ntibyabanje kuko uyu munsi nibiramika bibayeho bikaba bakongera bagatandukana ababisa abagabo umubi azabaye Mutesi umubi azabaye Mutesi niba uwa mbere akunaniye uwa kabiri akakunanira uwa gatatu akaza uwa kane agapfa uwa gatanu akaza ubwo umubi azabaye nde azabaye wowe ariko kandi uyu munsi wenda kuba wenyine byamunaniye kubera wenda karagiteri y'umubiri by'abantu ntabwo bagira umubiri umwe nese agiye gusambana ari pastor nese nyine kamubwire buriya kamubwiza ukuri ntihazagira umuntu ukubeshya umugore wariye afite amafaranga aba mu nzu nziza yoga amazi ashyushye anakonje akayavanga wanyweye ji wariye isamake wanyweye amata wariye ifiriti muvandimwe umubiri uri gukora neza nigeze kuganira n'umugore w'umusirikare ariko abagore b'abasirikare bose bihanganira ntabwo ari bamwe bose ntabwo ari bamwe wenyine uko ari wabivuze yavuga ati pase twebwe abagore b'abasirikare turasambana ariko abagore b'abasirikare bose ntabwo basambana ariko yarambwiye ati impamvu mubona tuba twambaye utuntu tugufi ati pasiteri nawe byibaze ati umuntu agiye muri misiyo ngiye nsigaye ahangaha ngiye muri ya mishopu na shopinzemo amata na shopinzemo amavuta nazanye ibyahe n'ibyaheye nazanye umukire tipasi mfite amafaranga kuri konti ya misiyo ati subwo urambwira ubwo umwaka ukutegereza umwaka agiye zabivamo rero uyu nawe urumva byaterwa buriya resistance nyine ako abagore b'abasirikare bose ntabwo basambana maze bambabura aka kantu ntabwo bose bameze kimwe ntabwo bameze kimwe nuwo twavuganye ni kimwe n'abagore ba pasiteri bose siko bose bameze urukumva hari n'abagore ba pasiteri barimo batarashaka cyane kandi bihangana rwose turamufite twakoranaga nk'umupasiteri pe ubona kandi n'umumama nta mugabo afite nta n'ibyo ashaka ariko baretse kumutangira ubuhamya nubwo ntamuzi mureke yarambwiye ati ntegereje imana nizi zaze ariko mu gihe itaraza nanone nzaguma n'abana banjye nigumira uko nguko ariko nanone kuba wenyine icyo gihe nawe iyo tuganiye arambwira ati kuba ngiye nyine birangora kuki agashiramo ariko bamugani ejo hari umudamu twari turi kumwe ahantu nari ndi gukorera umugabo yagize gutya baramufunga bamufunze avuga ati rero ubuzima ntabwo bishoboka umunsi umugabo bamufunze hahise yinjiramo undi mugabo
mu rugo avuga ati njye ntabwo nabaho nafite umugabo mu rugo ndetse sibyo nabishobora ntabishobora se gute njye ndeba umugabo mwifuza ahubwo nazana aho kugira ngo njye arega muri evode urabizi se umwe yaravuze ngo agahwa katari ku wundi karahandurika kari ku wundi agahwa kari ku wundi karahandurika sibyo yego karahandurika hanyuma ni ukuvuga ko buriya ni ukuvuga ko iyo agaho kari ku wundi impamvu gahandurika yego uzi impamvu ibi byose wasanga bavuga Mutesi yego reka mbakubwire icya mbere ni abagabo abagabo yego bafite ingo sibyo icya kabiri ni abagore nabo bafite ingo aba gatatu ni abagore bakuze b'abapfakazi ariko bakuze yego bakuze buriya kera mu barokore bajyaga bazana ubuhanuzi ariko ubuhanuzi bugahanurwa n'abantu batandukanye uwa mbere ni umukobwa ukuze bazaga ati Imana yavuze ngo nimutajya muri napo Imana izabica abana bwa mbere ni abakobwa bakuze babona ko no gushaka byanze nanashaka atazabyara cyangwa azabyara umwe uwa kabiri wabihanuraga uramuzi ni umukecuru wacuze uwa gatatu wabihanuraga nanone ni umuntu wabyaye abana benshi wabyaye 8 9 nyine we yarihebye byararangiye nabaga ati Imana yavuze ngo izabica hari umuhanuzi umwe yagize kuzara ahantu ati njye narababyaye tumaze kubyara 8 tingiye kubyana ariko naramubwiye ako kanya mu rusengero turangije itana n'abana uzi n'ikindi wowe ugiye gushyiramo kode nahubwo uzashyiramo y'imyaka 20 nibaho simbize none koko ngo ashizamo 15 hari urukumva imakani imagine ariko ni hanuraga abandi kubera iki byamugezeho uyu munsi atangiye kubona ari kwishisha so rero buriya abamuvuga ni babandi reka twe gubishyigikira cyane ntabwo mbishyigikiye yego ntabwo dushyigikiye ko umuntu ashaka abagabo benshi ntabwo tuvuga ngo ashaka abagabo benshi ahubwo ihangane mu rugo urimo rwihanganiremo ubwo mpise nibuka inkuru nari ndimo gusoma none ahangaha umwe mu bahanzi bamenyekanye hano mu Rwanda mu itsinda rya Just Family bavuga ko ejo bundi yakoze ubukwe n'umugore wa gatatu mu myaka 9 abantu b'abasitari rero buriya abantu b'abasitari mujye munabitondera banjye sinashaka umugore w'umusitari rakareka baza abagore batatu mu myaka 9 njye sinashaka umugore w'umusitari ariko abangaba babona birwa babakanga hano babakanga ngo babonye ngo abagore muzajya n'umwaka umwe si mubabona se uzi impamvu waramushaka babana agahita abona ko batagikwiranye akabona umurenzeho ubu rero n'uyu mugabo impamvu mfite ubwoba urakumva uyu Jumongo hariya ngo ni Jumongo niba ari Jumongo siniko numvisha bamwitara ni Jumongo we mutubwire ni Jumongo Ferdinand Jumongo si byavuye he ubwo nagasirino Jumongo ubwo si byo muri filime ba Jumongo wangu ariko numvisha ko bamwita Jumongo rero urumva ku kasirino maze mugashyiraho twa Jumongo ubwo rero mfite ubwoba bwa Mutesi ko Jumongo ataza kumera Jumongo akari wumuta noneho arega mureke mbabwiza ukuri nukuri jewe mbabwiza ukuri nimure ko bavuga ko Mutesi yataye yanze Rugano nukuri Rugano ni wataye Mutesi serious nzabaha amajwi se nzayabahe ugiye kumena umuceri se oya ntago nawumena muzambwire utahanza ariko amakuru yafite ubutaha tuzakora ikiganiro ariko bajya bavuga ko na Mutesi muziranye bihanga mbaha amajwi ya Rugano amusaba n'imbabazi ashaka kugaruka mu rugo se oya yarambwiye ati rwose mugore mwiza ndagukunda rwose buriya nyine nabonye ko kubana nawe bidakunda ariko uzagira umugisha uzahirwe aravugana record iminota 10 n'ingahe 20 ndayifite ikiganiro bagiranye none se muvandimwe abantu bakiganira gutyo bishatse kuvuga ko hagati yabo na Rwango ruriho Mutesi rero si wanze nde wanze Rugano ahubwo Rugano ni wataye Mutesi none cya kabiri uyu munsi uyu Jumongo niyo mpamvu navuze nk'amezi 3 mfite ubwoba ko nawe yamubera Jumongo
akongera akagenda nawe akamuta icyo gihe rero Mutesi yaba asa nk'ahagaragaye kari mubi, ahubwo dusabe uyu Ryumungu. ariko rero icyo gihe twahita dusaba Pastor Mutesi akajya icyo ko nanjye namusaba agahita hagarara, oya ahubwo yabanza akajya gushaka Kamaramahano cyangwa akajya gusenga agasenga nk'amasengesho iminsi 45 yaba akeneye balance kabisa. Kuko ariko reka twizere ko bitazaba cyaba ari ikigeragezo, ariko reka dusabe ngo Imana yo mu ijuru izamufasha, kuko buriya cyaba ari ikigeragezo gikomeye. Ariko nanone kandi niyo twavugaga, buriya umubiri w'umuntu, buriya umubiri nukora kimwe cyangwa se karagita y'umuntu niteye kimwe, yego abantu bateye kimwe. hanyuma gusa nyine muri society bigaragara. Reka tuvuge abazungu. Mu bazungu gutandukana n'umugore ni ibisanzwe, uva mu kazi mwashwana umwe agahita afata oya banabivuze nka gutya tubivuga kuri YouTube banaguseka bavuga ati ubwo muri kuvuga ibiki ubwo muri kuvuga ibiki ubwo kweri banaguseka ati ubwo muri kuvuga ibiki, kuko ni inkuru ishaje. Ariko twe mu Rwanda ubu niyo nkuru, kubera ko ni ibintu bitwaye by'inzaduka. Uzarebe no muri quartier, uzarebe no muri quartier, yego muri quartier iyo umuntu ashatse kabiri cyangwa gatatu bahita bavuga turiya muntu yabaye kiwewe, urakumva? So rero buriya icyo musabira Pastor Mutesi nuko yubaka urugo rwe akazaba mu mahoro. Buriya ntiwamenya impamvu y'umuntu, nyine biteye ikibazo muri society. Abagore ati wadusebeje, ati wagize gute, ariko se yasebeje ubundi wicaye nabi ababaza hehe? Imbere ye, abaza imbere ye. Ubundi wicaye nabi abaza imbere ye, nta muntu umwe yasebeje. Icya kabiri, ijuru ni iryandi, ngo ijuru ngo ibyo muvuga. Padiri yavuze ijambo ryiza buryo, yavuze ngo mwumve ibyo mvuga nimurebe ibyo nkora, wasanga we nabyo ari kuvuga. Kenshi urumva ashobora kubwiriza ubutumwa bwiza, timuganywe inzoga wenuka. Ubu dufite abapasiteri benshi babwiriza gutanga icya 10 batagitanga. Mutanga icya 10 Imana zabaho mugisha, we yabona miliyoni agashira ku ruhande ntanagitange. Urumva rero byasa nk'ibyo ngibyo. Harega buriya wareba umuntu wese ntiyamuburamo inkumbi, ariko burya buri wese Imana izabaza buri wese umuntu ku giti cye. Ubundi Imana izabaza umuntu ku giti cye, ntago izakubaza ngo reka sinigitangaza ko Mutesi yajya gupfa, simuze ngo apfe, ariko azapfa. Azapfa ko nanyo azapfa. Sigitangaza ko Mutesi yajya gupfa agahamagara pasiteri Kimeti pasite cyangwa undi muntu ati ngwino nkubwire, nkagera yahana aryamye akabatere n'Imana imbabarire, wenda ubusambanyi Imana imbabarire, nakoze ibi Imana imbabarire, nibi narabikoze. Hanyuma tukazasanga mu ijuru agezeyo kera ameze nka Abraham, ari mande ya Abraham nande bose ari mande yawe. Ari indirimbo Mani Martin kera yigeze kuririmba kiri umwana avuga ngo ahubwo za marayi zizadutanga ijuru. None se nizadutangayo? Zadutangayo. Tukaba tuzi ngo twarasengaga twatangaga ibya 10, ariko gakono ukabona wa muntu wabaga mu migira amasaha 28 we agutanze mu ijuru. Nibyo ngibyo rero. Buriya guca imanza nta mpamvu yo guca urubanza, kuko uca urubanza ninde? Imana yonyine niwe mucamanza, niwe mucamanza. Kuko uyu munsi buriya ndio twavugaga Evode, yego birashoboka ko umubiri w'umuntu kuresista atabishoboye. Kuresista nabyo ashoboye, nuko kwihangana ntaga gushoboye, kuba wenyine ntabyo ashoboye. Ureye kugira ngo yirirwa afata wenda abagabo 1 2 3 4 5. Numvise umugore wa Ryumungu ni bari Ryumungu umwe ngo babanaga niba ngo ari inde, umwe babanaga ngo babanaga, nanjye sinzi izina rye. Numvise ikiganiro yakoze avuga ngo icyatumye ngo yitwa Sandrine, ngo icyatumye ngo amwemera we ngo yanze ko ajya kujarajara, kandi ngo yari umupasiteri ahari, ngo afite icyumba cy'amasengesho. Agenze banje ako barabaroga, ariko ngo barabaroga baraza babaroga. Ari umuntu ejo bundi twarahuye arambwira ati ariko pasiteri niba uzi gusenga Mutesi abagabo abakura he? Jye wansenge nanjye kamu makoko. Ngeze wenda wa musaza ukamugira inshuti wenda akaguha
urumva rero ndambwira nese shaho rero uzihangane usange muteze ugende umurebe wenda guhe pasi arangwa ati se wansenge ati we ko ababona timba naramubuze hamwe nihangane rero naye mazi akujya neza donc ni ukuvuga ngo ariko ngo afite babiri afite abagabo babiri se ubwo arashaka kuwa gatatu donc ni ukuvuga ngo nibyo nakubwiraga buriya Evode Mutesi ibintu yakoze simbishyigikiye ariko kandi nanone ni umugambi we kuko burya mu rubanza se ndamumucira nzo harara se ndamugaburira se abana be nzubishyurira mwese abana be nabishyurira umugore yigeze kuza mu rusengero arambwira ati pasiteri umuhanuzi yambwiye ngo ninjye muri onapu sinzaje muri onapu niko umuhanuzi amubwiye ati kandi nanone umugabo mbimubwiye arambwira ati nutajya muri onapu ndaguta ati rero ngira inama nkora iki icyo ni ikigeragezo tamwe yaseka nkubaze ujya kurongora n'uwo mugabo nari impari icya kabiri umuhanuzi aguhanuriraho nari impari nariko reka nguhe inama umugabo wawe uramukunda cyangwa ukunda umuhanuzi ati nkunda umugabo wanjye ni ngaho rero ndakora ibyo umugabo akubwiye uwo muhanuzi azaguta nawe n'umugabo agute njye se nzagutwara njye ko nyoboye abagore 1,100 nzakujya se umugore wanjye tamwe genda ukora ibyo umugabo akubwiye hanyuma nutabikora umuhanuzi azaguta n'umutonya no guhura muhuriye uwo munsi muhanurana icyo usetse kuvuga nuko buryo umuntu wese azi uko urugo rwe rubayeho azi uburyo arutunga azi uburyo agomba kurya gusa nanone tuzarya ibyo kurya by'ibyaha ngo dukunde tubeho urumva ariko nanone buriya biruta kwirirwa ujya gusambana n'abagabo wenda ngo baguhe amafaranga afazane namujyane mu mago babane ahubwo bazabane mu mahoro cyo mbona nako nose twabihindura oya kubihindura ko ntacyo dufite cyo kubihindura ntago twabihindura rero abakunzi ba Mutesi mukomeze mwishima intsinzi abakunzi be abafana hanyuma abantu mwese mukunda mubyina intsinzi ariko kandi munasenga kugira ngo urugo rukomere niruzongeye kuba umwirari aho ngaho rwose niba bazasezerana akaramata gusa nyine Mutesi bagiye guhura n'ihurizo ry'umupasiteri uzamusezeranya kuye wese nturi umupasiteri nawe uzamusezeranya urumva ni ihurizo kubera iki se wese ntago wamukingira ashaka bigusaba ni ihurizo oya ntago wabimushingira ni ihurizo nose abigusabye wabigenza ni ihurizo urumva igihurizo rero ni ihurizo bivuga ko utamushingira ni ihurizo muvandimwe ihurizo urarizi buriya gusezeranya umugore gusezeranya umukobwa utwite ugasezeranya umugore utwite umukobwa utwite inda y'uwo muhungu bagiye kubana ibyo byoroshye nko kunywa bushi nko kunywa amazi ariko gusezeranya umugore utarukanye 3-4 ntacyo ni ikigeragezo ni ikindi kibazo ariko kandi azamubona ariko se nanone umugani 3 buriya kuvuga ngo tuzatandukana n'urupfu cyangwa Kristo agarutse babikirimo cyangwa ubwo se nyine birimo nta birimo nyine urumva anje cyo akundi ndahiro y'Iburayo ntago iba yatubeshye yes iriya ngo gutandukana n'urupfu cyangwa Kristo agarutse ubu ni sevo sura mu Kristo cyane wizera ko ijuru riho ndaryizera uko ryizera rero utarireba niko umuntu akwiye kwizera irandahiro ahubwo abantu basezerana batazi ibyo arimo kuvuga ubundi abantu basezerana ubukwe bazi ko ari uburyo niyo mpamvu za kubona abantu bari gutwika amamiliyoni y'ubukwe mu mezi 3-5 umwaka bakibagirwa ko bataye miliyoni 10 cyangwa 20 bagahita bakora divorce bantu gutwika amafaranga bari abantu leta ikwiye yashaka abafunga none bari abantu uzo mutwika amafaranga barani ngo gufata amafaranga miliyoni 10 ukazita muruzi bari abantu leta ishatse yagiye bafunga ikaba bazara amafaranga batwitse bakora ubukwe hari igisigo cy'umugabo bita Rumaga amaze iminsi mbona nta mafaranga se nayo umuntu cyitwa Gatanya niko Shafi amafaranga nagara y'umuntu amafaranga na ya leta
hari igisigo cy'umugabo bita Rumaga ejo nabonye cyitwa Gatanya. Umugore nyine aba yasheze ngo ashaka gatanya, ariko byagera ku musozo abantu bakavuga toke mu bintu mugiye kugabana umenye ko harimo intwererano zacu, mubanze muzikure duhereze. Nyine ndino kubwiraga bari abantu rero birirwa biriza abantu ku munsi wose, bakiriza abantu babirije inyuma, urukumva abantu babatwerereye, mwarangiza mu mezi angahe 5 6 mukamukoze divorce, kura no kwica abantu. None se nkubaze Evo, yego amafaranga dutwerera cyangwa abantu batwerereye baba yashubije icyo ni kimwe, gutwika amafaranga mukayatwika mu matente mukayajugunya mukashura mu myambaro, amafaranga ya leta mwebwe mwepfusha ubusa, leta ikwiye kugikurikirana bari abantu kabisa. Cya kabiri rwose leta izashyiraho itegeko abantu batandukana bazajya baza tugarura amafaranga yacu twatwerereye bajye baza bayadusubiza kuko ni umutungo wacu. Abana harimo imitungo yacu, none ni umutungo wacu, ni umutungo wacu, bajye banza badusubiza kuko twe tuba twarashatse ko tubashyigikira ngo babane buziraherezo. Babane ubuziraherezo, none bagiye kubigabana, ura ni umutungo wacu. Aha pastor, akoze cyane rero, genda ushaka tunasoze. Reka dusoreze aha ngaha rwose, kandi ndumva mu byo twavuze harimo inama, nta wamugani nta mpamvu yo kugira ngo Pastor Mutesi abantu tumucire imanza, kuko natwe ntago tuze ejo uko bimeze. Reka nandi mpamvu bucya bwitwe ejo, abangaba guca imanza nureba kuri social media uzajya kubonamo n'abandi nk'abangahe bajemo bose, abandi nabo tubafate tubacakire. Papa Bitangaza ntabwo uzi amagambo yigeze avuga munsi ya trading, we yavuze ibintu bikomeye. Niyagarukaga umuntu yavuze shango ngo umutwe ngo yari kwijyana kuri bajyanye umutwe ngo yagutwara ngo umutwe ngo none amagambo mbere yavugaga urayibuka. Ubu nureba n'abangaba bose benshi mu kuvuga 45% tubagenzuye twasanga atari byiza nyine, kuko udafite kivugira umuntu batarafata ngo najyanga bafite, ariko birashoboka. Gusa reka tubwire societe yacu twumva, abakobwa n'abahungu, mu gihe ugiye gushaka banza witonde, urambagize umuntu ukunze, umukunde nk'umugore ugiye kubera mama w'abana bawe, umugabo umukunde nk'ugiye kubera papa w'abana bawe. None gutandukana buri munsi windura nk'uhinduranye ipantaro, jina nambaye move, uyu munsi ngarutse nambaye sinzi amabara ko niba ari pink sinzi ukuntu byitwa, jina nambaye ipantaro. Ego pastor, dushaka dusoreza aho ngaho, ndashaka kugira dusoze utanga inama. Hari umuntu ushaka kubona ibi bya Pastor Mutesi bibaye rimwe kabiri gatatu, kuko ari umukunzi we cyangwa kuko amukunda, akumva ko nawe kuba yatandukana n'uwo bari kumwe juste kuko bapfuye akantu gatoya, kavuga ati na Mutesi abayeho kandi abayeho neza, yabonye undi mugabo, nanjye reka ntandukane n'uyu nguyu nzashaka undi. Wamugiriye ihe nama uwo muntu abaye kumva ingendo y'undi iravuna? Mu ijambo rimwe, ingendo y'undi iravuna. Nuwigana uko umuntu agenda uzaba ugiye gupfa nabi. Yego. Cya kabiri, ingo nizubakwa kimwe. Nanabivuze, niba ufite umugabo uyu munsi mbabarira, kuko ubundi kuva na kera arega umuntu wazanye divorce nawe niho wakoze hari mabara. Divorce bahaye intebe cyane, mbese umuntu wese yumva mu gitondo byugo agomba gutandukana. Ariko kandi kera abagore n'abagabo babagaho bakabaho mirere, umugabo kandi umugore akanaho kanejo akagaruka. Uyu munsi sinifuza ko abagore batukana n'abagabo cyangwa barwane. Umugabo ukubita umugore we aba ari imbwa. Kano karakomeye. Umugabo ubangura ukuboko agakubita umugore we ni imbwa. Ndarisubiramo. Oya ntago ari nyana zimbwa, ntumpimbira ibyo navuze. Umugabo ubangura ukuboko agakubita umugore we ni imbwa. Ni imbwa. Ariko nibyo niko bimeze. Kana none umugore ubangura ururimi rwe agatuka umugabo we, uwo ni igicamuke. Umugore ubangura akanwa kiwe agatuka umugabo we ni igicamuke. Rero abantu bakwiye kubana mu mahoro. Sinshoje neza ra
cyane rwose niba umuntu atumvishe yamaze abo tuzumva bazapfe sinjye utanga ijuru gusa ijuru ni iry'Imana ngiye nta rubanza nciye hanyuma tuzahurireyo mu izina rya Yesu Kristo amen amen. Imana byacu byo nakagaruka. Shalom shalom. Shalom.